hanyuma we wicaye ukaba ushobora kumanika ukaba wamufasha gusobanura point yaravuze abantu batari kumva, kuko mufite umwanya ashobora kuza akagira ibyo atubwira akaba ari ikibazo mufiteho cyo gishobora kukibaza. Twihuse reka dutangirane n'iri tsinda ry'ahangaha. Imbogamizi rero dufite kugira ngo tugere kuri imishinga yacu. Imbogamizi ya mbere ni ubushomeri. Imbogamizi ya kabiri ni ubukene bwa famiye n'imiryango twagiye tuvuka. Imbogamizi dufite ni ukubura amikoro. Ushobora kubura uburyo nyine wagera kuri imishinga yawe, ukavuga ati nk'umurenge ntuyemo ushobora kutankundira. Amikoro nyine nta muntu wo kudufasha dufite. Indi mbogamizi ni imyumvire mike. Ushobora no kuba wumva ufite imyumvire mike ukavuga niba narize hege byararangiye, niba narize ICT byararangiye, ubwo ni ukwicara nkategereza akazi. Wenda rye nzagira chance ahantu nkahaboneka akazi nkajyemo, kandi Kagame avuga ko ari ukwihangira imirimo. Ukaba ufite iyo myumvire mike yo kumva ko urindiriye akazi kazaturuka mu zindi nzego kazajyana n'ibyo wize. Iyo myumvire mike nyine tugiye nayo tuyifite. Kwiburira icyizere. Ushobora kuvuga ati nzi kuririmba, bone nka karitsiye urimo wajya ubwira umuntu uzi kuririmba bakubwira ati wowe se waririmba akadora imvuye, wowe na gusa waririmbiranye, ukumva nawe uritinye kandi impano wowe uyizi, ukumva nta cyizere wifitiye. Wavuga ngo uzi guhimba story no kuzikina, ukumva nta cyizere wifitiye cyo kuba waza hagati y'abantu nk'abangaba ubakinire story cyangwa sketch wiyerekane, ukumva uritinya nta cyizere. Kwiburira icyizere nayo ni imbogamizi bamwe muri twebwe tujya tugira. Kubura ubumenyi. Kubura ubujyanama. Ukaba umuntu kugira inama nk'uko twaje hano, umuntu akaba yakugira inama y'uburyo inzira wacamo, uburyo wagenza, ukaba umuntu kugira inama. Ari ababyeyi bakugira inama nawe ugaterera iyo nyine, mwese mukajya mutegereza muzabona akazi. Imyumvire mike ya famiye. Ushobora kubwira abanya ati ngiye rero burya nzi kwandika story, mwamfasha bakabwira se story nibyo wize, story sizakumarira iki, story sizakugeza kuki. Nzi gukina umupira, bakubwira ati waba uzi ibyo ukora, urakina umupira se urumva umupira uzakugeza kuki. Urumva imyumvire mike y'umuryango dukomokamo igatuma nta kintu tugeraho. Indi mbogamizi ni ukubura isoko. Dukeneye inama nyinshi zishoboka, mbese guhugurwa. Dukeneye amahugurwa nk'aya ngaya, ukaba waza hano bakaguhugura kuri abatumiza inama z'urubyiruko ku murenge no ku tugari, ukagenda mu kumva amahugurwa, ukagenda ukumva nyine inama bakugire muri ayo mahugurwa, ukazumva hari kugirwa inama. Turabikeneye kuko dukeneye inama mu bintu twakora cyangwa mu byo twakwiteza imbere. Kabiri, dukeneye mani cyangwa se inkunga. Dukeneye amafaranga. Ushobora kubuza ubwo bwenge wenda ukabura
support iyo famille cyangwa inshuti n'abavandimwe, ibintu byose ukabitekereza ariko amafaranga akabura. Sibiriho ukabura amafaranga neza ukabona nta hantu yava, ukabura support, ukicara ugatuza kuko nta nkunga, ariko nyuma uri gutera inkunga ukaba nawe wakwiteza imbere. Noneho dukeneye gushakirwa ubumenyi burenze. Ubumenyi burenze ushobora kuvuga ngo uzi kwandika filime. Ubumenyi burenze abagusapotinga bagufasha bashobora kugufasha bakazana uzi kuzandika ku rwego rwo hejuru wanabigezeho, bakagufasha bakuzanira umuntu ubizi bazi ku rwego rwo hejuru akaza akagufasha kuvuga no uzi kwandika story, wenda aha bigenda utya akagufata. Ubumenyi burenze kubwuzi babandi bazi gucuruza. Ushobora kubona ufite utuntu tw'ibihumbi 50 hari ukavuga ngo uzi gucuruza, nyamara baguhaye muri miliyoni 5 bikaba byakunanira. Ukenera ubumenyi bakabakuzana nk'umucuruzi urenze. Dukeneye ubumenyi ku bantu badukuriye mu mishinga dufite mu mitwe yacu. Okay, murakoze, Imana ibahe umugisha.